ariko uyu munsi none nta rukundo ruhari. Abantu turi muri business zo kubaka ingo, niyo mpamvu usanga no kugira ngo tuzabasane mu mitima biragoye. Niyo mpamvu uzasanga umugabo hano hari umuntu watubajije ngo hari igihe umwe mu bashakanye atita ku bo babana, burya biterwa n'iki? Guys, yabaje ikibazo cyiza cyane, sinzi wenda niba mwiga muri kucyumva nkanjye, ariko yabaje ikibazo cyiza cyane. Biterwa n'iki mu gihe harimo umwe utita ku wo bashakanye? Buri wese yakaba yabyibaza, biterwa n'iki? Kora subscribe, likinga video, comment, sharinga bagenzi bawe babone impamvu ituma umuntu ashobora kutakwitaho. Ariko narababwiye, eske nk'ubu umugore wamuhindukiza mu buriri yaburaye? Ese umugabo yakwitaho aza akifurira, aza akimenya? Usibye nk'umugabo Imana yahanaguye ku mutima, uwo mugabo yakwitaho? Hari udufuti twinshi abantu dukora. Uyu munsi sindi buvuge ku mugore, sindi buvuge ku mugabo, mwese muri rusange. Nta n'umwe ndi buze kwibandaho ngo mvuge uyu ngo mvuge mwese muri rusange hari amafuti twe dukora abantu, ariko tukayakora kubera ko hari nubwo twishyiramo ibintu bijyanye n'agasuzuguro, tugasuzugura abo tubana, bigatuma umuntu atakwitaho, akavuga ati se ko n'ubundi ugasanga nk'umugabo aragenda akajya mu bukwe, akagenda akaba ariwe ufata umwanya wa mbere, umugore we yashaka bakamushyira n'inyuma, ibyo biramureba, ugasanga ntagakwitayeho. Wajya no kumuvugisha akabona afite isoni zo kukuvugisha. Ibyo byose rero tubyirengagije, byo kuvuga ngo ibyo mu rugo n'ibiki, abantu muri iki gihe dufite ikibazo cyo gushakana n'abantu tudakundana nabo, kubera ko avuga ko ari runaka, kubera ko afite amafaranga, kubera ko wenda afite iriya modoka, kubera ko afite akazi keza kazantunga. Ibyo byose akaba byo tureba kuko ari ibogari, ariko amaraso yawe atahuye nawe. Hari ikintu kimwe nkunda nkababwira ngo umuntu iyo umukunda ntabwo bisaba ngo ari mwiza, ntabwo bisaba ngo ateye neza. Hari ubwo umuntu nyine wumva afite umwimerere kuri wowe, kumva uramukunda cyane utazi aho bituruka, ariko ukumva uramukunda nyine, hakaza n'abantu bamurenzeho, bafite amafaranga amurenzeho, ariko ukumva ntago ari bo, urashaka we. Kubera iki ibyo bibaho? Ibyo rero twebwe ikintu twababwira ni uko hari ikibazo muri sosiyete nyarwanda, cyangwa n'abandi muri rusange, kuko burya aho isi igeze, ibyo uzajya ubonera mu gihugu cyanyu ujye umenya ko n'ahandi bihari. Niko bimeze, tuba tumeze nk'utuntu dukururana, ukuntu tutazi uburyo dukururanamo. So rero kuvuga ngo umugore ashobora kugushaka kubera impamvu, umugabo ashobora kugushaka kubera impamvu, noneho byageze ikuru ntajya kwitaho. Ibyo nabyo biri mu mpamvu zishobora gutuma umuntu atakwitaho. Iyo akumva araguhararutswe, akumva wapi, ariko naranababwira burya umuntu ugukunda biri seriye. Umuntu ugukunda atavuga ngo nagukurikiye amafaranga, nagukurikiye iki, we akaba agukunda nyine muri we. Niyo wagenda ukavuga ati ngiyewe sheri wanjye, kanze nkubwire nkubitse ibanga, mvuye gukora iki n'iki kibi, mvuye kwiba hariya kwa runaka, yakubikira ibanga, yakemera akanitanga ku bwawe. Umugore ngo hindukira, kwihangana bikamunanira, kuko iyo wihangana ntabwo ujya wifuza kubabaza umugabo wawe. Nta nubwo wowe wakifuza yuko umugabo wawe yagenda ababaye ku kazi, ahubwo uba wumva wamurwanirira ishyaka. Ibyo byose rero bivuze ngo abantu benshi nujya ubibona gutyo uzajya umenya ngo umugore wanjye twabanye atankunda, kandi nta kindi narenzaho. Se umuntu atagukunda njye nzakora iki? Biragoye cyane. Ariko ikintu nakubwira ni uko mbere y'uko utereta jya ubanza ushishoze. Reka tuve muri abo badakundana, reka turebe mu rugo noneho sasa ikintu cyatuma umwe muri muba mwashakanye atakwitaho. Hari ubwo umuntu amara kugushaka ukagira agasuzuguro kenshi, wamwubahaga, yinjiraga ukamuha karibu,
ese reka nkubwire, wari uzi yuko buriya iyo karibu wamuhaga wahagaritse ishobora kugufungira ibintu byinshi mu rugo rwawe, ntazongeye kukwitaho nawe, kubera umugabo wawe yarinjira ukamubwira ati karibu, uyu munsi mumaze kubyara kabiri, karibu ntayihari, agahita avuga ati kubera icyo anyima karibu, kandi imbere yarayimaga, agahita agufatira umwanzuro. Ibyo tubivuga kubera iki? Ibyo tubivuga kuko abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye, tubivuga kuko abantu benshi, mana yanjye se mubwire iki, abantu bafite ibibazo kandi bitandukanye mu ngo, kandi utazagira ngo n'ahandi hantu babigira, ni mu ngo. Umuntu arifata akabaho nkaho nta kibazo, umugabo akamufata nkaho ari umwanda, umugabo agataha akiyogereza inkweto, akitunganyiriza imyenda ejo azajyana mu kazi, ejo akabyuka akajya mu kazi, ntawe umuteguriye amazi, ntawe umuhaye korogate ngo yiborose, ntawe umuhaye breakfast akagenda, ugasanga arimo arategana n'imitego n'abasore mu maresitora mu gitondo. Uwo mugabo urumva azakwitaho? Umugore nawe igitenge kirasaza akakimenyera, mutwe yagavuye, umugore arakubwira ati nyabuneka, ati wapi, umugore abaye aho ngaho akajya abona ibintu umukorera, nawe utekereza ko yakwitaho? Ntabwo yakwitaho. Bivuze ngo twebwe muri twebwe twubaka ingo turaharara tukanahararukana. Icyo kintu rero cyo guharara no guhararukwa nicyo kintu ngiye kwibandaho muri iki gihe. Buri muntu wese amenye ko ari kibi, buri muntu wese amenye ko ibyo bintu nta hantu bijya bigeza umuntu. Kundana n'umuntu umuha igihe cyo kumumenya nawe akumenye. Umuntu ni mugari, kumumenya biragoye, ndabizi ko ibyo mugiye kumbwira, ariko nubwo waba utamumenye neza, ariko byibura hari ikintu wamumenyaho. Wamenya ko kwihangana ko ari guke, wamenya ko adashobora gufasha abantu ukabyirengagiza, wamenya ko yakugambanira ukabimenya, ukamurengaho ukamukunda ariko ubizi neza. Mufate igihe mwige ku bakunzi banyu, mubazabane muziranye, niba naharara umenye ngo araharara nyine, araharara, ubimenye, umenye uvuga uti noneho nakitwara gute, nabigenza gute, ese umugore wanjye n'iki namukora kugira ngo yishime, ese umugabo wanjye n'iki namukora kugira ngo yishime, kugira ngo mwere kugira ibyo mwimana muri hagati yanyu. Kuko urugo umugore n'umugabo iyo bafitanye ibibazo usanga kugira gute, kumuha keya, kumwitaho, kumuha inshingano ze z'urugo biragora kuko bafitanye ibibazo. Rero uyu mukunzi wacu watubajije ngo ko hari igihe umwe mu bashakanye atita kuba bashakanye, nyine ibyo ngibyo bintu nk'ibyo ngibyo. Niyo impamvu ni uko hari inshingano uba udakora neza mu rugo. Ikindi kandi kiba kinakomera cyane ni uko hari igihe umugabo aba arongora umugore we nabi, ugasanga aramwanze, amwangiye icyo ngicyo gusa, cyangwa se atangiye kutamwitaho kubera iyo mpamvu yonyine gusa. Mwige kurongora abagore banyu neza, bizatuma bigenda neza cyane.